reka maze ndangize televiziyo yanjye maze ndangize televiziyo yanjye uremewe igenda barakundana ku rwanjye ruhande rero uyu munsi ubundi ari kuza gusaba nkazaza ko ndasaba ikiganza kivuga ikiganza kivugira ijambo rimwe oya banza kisobanura hari n'umuntu wandumyeho banza umbwire ni ikiganza ni ikivuga ngo Claude kubwira naguye ngo waje muri bino bintu hasanga abandi shisha make uzi gushaka amakuru ariko uburyo yatangazamo nicyo kibazo egera abantu utigangaritse ikibazo umenye ko ari abagutanze kandi bafite icyo bakurusha ujye muri uwo murongo wivanga iby'imyanya bireke sibyo sintunze ngiye kujya muri pansiyo ntako kantu rwose uratandukiriye sibyo ko umuyobozi sinatandukiye ko bataramukugira nge namusubije ngo sinyubwenge nawe nkeneye kusaba imbabazi niba ari byo ukoze rero impamvu hari rero dore nabanza nkakubaza wabuza abagore nigeze nshaka mwirangamimerere noneho nkagusaba imbabazi ku isimbi wakwibye ibikoresho n'ubu ndabyemera bavuze ibyo ni privacy ariko bahise bampa utuntu irangamimerere yavuze irangamimerere rirenze ebyiri kandi sindakora irangamimerere rirenze kabiri urumva rirenze rimwe ariko rirahari rirenze rimwe ndaryemera wabyo musereza ariko yaravuze ngo mfite irangamimerere rirenze ebyiri irirenze ebyiri yarengejeho mu yandi magambo arasa imbabazi nanjye zimusabe yaravuze ndamusaba imbabazi nasubiyemo wowe waravuze ngo uyu Theo yisi ikigoryi noneho rero wari kuvuga uti wabanje kwemera ibyo Theo yavuze kugira ngo wemere ibyanjye waravuze ngo udafite uhubagurika ibyo reka nemere nta udahubuka udahubuka urumva twese ni bya bindi bavuga gutsindagurana yamaye bakagora undi yavuze byitwe gutyo urabyumva neza yazinsabye nazimusabye twatsindagurana bakagara undi Muranzi Yesu no Mitso Boy P onika sweze mukashobora kamasoza mana mugisha kandi ikomeze ibarinde kuri umunsi wa none ndahangaha ndi Kimironko aho naje mu bukwe bwa Eminya ndetse n'umufasha Giselle ubukwe buri twiteze ko buritabirwa by'abantu bitandukanye mu ngeri zose fiance wakwirika yabonetse bajya kutsindira ku ntawe afite none kana mugora agira dore ni Edo tayari baratsinze tayari ubwo birabaye nuko gukorera ubukwe twibereyemo ubukwe bushimishije bw'ingeri zose bazajya batandukanye so uraza kubona byinshi bibe muri ubu bukwe abasitari baraza kubwitabira ndetse n'ibiraberamo byose muraza kubikurikirana kuri The Game TV ndetse no kuri social media zanjye Tonika Suez kuri Instagram, Tonika Suez kuri TikTok, Tonika Suez kuri bamuhaye umwanya we ngiye nageze hano saa 4 urabona ko bibaye saa 6 zibura bibaye saa 5:30 n'ingahe ariko sinahava kubera ko aba bantu bose bamuhaye umwanya wabo namwe nubwo mwazanye kamera ariko harandi mwari kujya kuzitunga so umuntu rero wese wubatse urugo rushyashya rugomba kuzirikana abantu bangana batyo babaje kubirirwa inyuma njya nkunda gutebya iyo urugo rusenyutse mbere y'imyaka 5 mpita njyanayo fagitire kuko isaha yanjye ni 5,000 nuvuga ngo amasaha ndamara hano Eminya urugo rwa Eminya rutarengeje imyaka 5 nzafata 5 bya buri saha nongera na transport hanyuma muhe fagitire arinyishyura niyanga tujye mu rukiko niyo mpamvu tuba tugomba gushyikira ntago tuba twabuze ibindi dukora reba pasa Claude avuye Bugesera yazanye n'umudamu n'abandi ntago twaje guta umwanya abantu bajye babimenya babizirikane gufata abantu 700 800 ukabiriza ahantu n'iri zuba muri weekend ejo ari akazi ejo ukazakorana hangover kubera ubukwe bwa runaka uwo runaka agomba kubizirikana akamenya ko abantu batari babuze icyo bakora sikarije nk'umuntu mukuru ufite na experience ubona ari ikihe kintu gikomeza urugo rukomezwa n'ubwihangane d'abord cyo nicyo kintu cya mbere urukundo rushobora kuba rwari rukeya ariko ubwihangane nibwo burukomeza hari umuririmbyi w'umunyekongo waririmbye ngo l'amour n'existe pas
il n'existe que des preuves d'amour, ibimenyetso by'urukundo. So mushobora gushakana rudahari ariko uko mubanye rukagenda ruza, rukomezwa no kwihangana. Nta rugo rwa mise kigoroye. Aya mabati yose ubona asakaye amazu abarimo bose ntabwo ariko batekanye, ariko ugomba kwihangana, urukundo rurihangana, kwihangana nibyo byubaka urugo. Noneho nyuma y'umwaka Imana ibishyizemo imbaraga, bahaye umugisha ibaha n'abana, noneho mukajya kugigagurana mwebwe bakuru, ariko muzi neza ko hari urubuto mwashyize ku isi hagati. So nuvuga ngo muri kwa kwihangana kugomba gukomeza, kuko utangira kuvuga ngo uyu mwana nazanye ku isi tutabivuganye, uyu mwana Imana yacishije muri njyewe ngo abe ku isi. Hanyuma iyo mugiranye ibibazo nk'abashakanye mukirukira muri gatanya, abana mubasigiye. Ibyo nibyo abantu bagomba kujya bazirikana. Ntabwo dukeneye ingo z'imyaka 3, 5, 10 no. Dufite abamaze 25, 30, 50. Ibyo nibyo tuba dushaka. Niyo mpamvu ubona twitabira. Ariko nanone se ukavuga uti wakwihangana ku buryo abana n'umugabo ugukubita cyangwa umugore ugukubita ugakomeza ukabyihangana ngo wubake, cyangwa ubyoroshye ubaze Karegeya uti umugore agukubise babyihanganira? Biterwa n'icyo yankubise, nabyo maze iminsi bisobanura. Hari umuntu wanyumvishaga ko gukubita uwo mwashakanye umusego mu mutwe wamukubise, biterwa n'icyo yagukubise. Umusego ni urushyi, ni umugeri, ni tabureti, ni umukoropesho, panu, ibyo bintu byose biratandukanye. So niyo nakubwiye ngo kwihangana, kandi niba urugo rushinze mu muryango abantu bakakuza inyuma, wirusenya utababwiye, fatamo uko batumiye ubabwira uti wa mugore mwashingiye, wa mugabo mwashingiye, dore uko bitangiye. None tutere imetero tumenye ngo ese ni iki yagukubise, ngo amacandwe, umusego, c'est ça, ukabireba. Nuvuga ngo gukubita biratandukanye, hari gukubita biganisha kugukomeretsa, hari ugukubitana umujinya byerekana ko yanakwica. Aho ngaho bajyatangiye kugera mu murongo utukura, ariko ibindi ni bisanzwe. Ubundi ntiyakagombye agera no ku rwego yagukubita, ngo hari kiba cyakamutse, ngo amatama nta kibazo cyaba cyabaye. Ibyo ni ibisanzwe. Barakubitwa se bivugwa. Abamaze 50 ubashe kumubona utajyanye mikoro na kamera, yakubwira ko nibura mu myaka 5 ntiyabura agashya, ariko kamwe mu myaka 5 gusa ko katumusenya ugasiga abana. Twaje mu bukwe bwa Minyawe, ni byiza cyane, mbonye n'igikorwa cyiza usuzanya na Pastor Claude. Kuki cyita cyiza, si umunyarwanda umaze iminsi bisobanure, wowe ni ubizi, bisobanure. Kuki kuramukanya na Claude byaba inkuru kuri wowe? Abayabanzi pe dupfa iki se? Ibi hari umwamuvi wawe uti Pastor Claude wowe bagaturuka ngo batiwe mubifata uko bitari, murabya amplifying, ntabwo ariko bimeze. Ni umuvandimwe uti tubyite byandi by'agatwiko kate ku social. Oya, nge ntabwo ntwika ntabwo. Oya, reka maze nagize televiziyo yanjye, urendewe igenda. Okay, ntacyo. So nukuvuga ngo ngewe nta gitangaza kuramukanya na Pastor Claude, n'utari wenda nage nta gitangaza. None we turanaziranye, n'uwo ntazi namuramutse, nta gitangaza kirimo. Mwebwe mubigira inkuru. Hari abantu nabo babirebera inyuma, abo nabo ubanza winjire muri seriveri yabo umenye ngo batekereza bati bagamije iki, ahubwo abo nibo batwika. Nge ntabwo ntwika. Tuvuge ko se ufitanye umubano mwiza we hagati y'abantu, nta kibazo habe namba. Nyuma y'ibyo nta kibazo, amakuru maze gutohoza, Karegeya buriya ashobora kuba ari ba mwana hafi aho. Ayo ni amakuru umenye mu minsi 2, 3. Umudamu wawe bikongoreye, ariko wasanze urumva rero kuri iyi mihanda, umusaza Karegeya imyaka afite, uburyo nakurikiranye mu myaka ye, dushobora kuba tuyingayinga na hafi aho. Nta mpamvu n'imwe rero, turi abanyarwanda, hirya y'ubunyarwanda turi abantu, hirya y'ubumuntu. Urumva hari n'ibindi biba byinjiyemo, ariko noneho ibyo wakora ubikoreshwa n'akazi, nge ntabwo nabiguhora. kandi wa mwana we, ayo magambo yanyu niyo atuma ibintu bifata indi ntera. Icyo mubwiye aracyumva ni Ikinyarwanda, nta bindi. Hanyuma ikindi, reka mvuge ijambo umusaza, reka ndivuge nuko ndivugiye ku bukwe bwa Minyawe. Umutima wanjye wose n'ibitekerezo n'ubwenge bwanjye bwose, uyu musaza ntacyo mpfa nawe,
nta n'icyabaho. Ariko noneho izi social media nazo iyo tugize hari ijambo yivugiye kuri cano yiwe, noneho nanjye ndasesengura, ariko nawe ngira ngo yari oya wavugaga Sibomana Atanazi nawe watekerezaga ko akibi Bugesera kandi yari yamaze kugenda yari yakarenze nawe utazi ko yakarenze. Ntabwo yarazi ko yakarenze, yarazi ko akibi Bugesera. Rero kubw'iyo mpamvu kariya rwose mubyeyi muzehe, ejo nejo ubundi abana banjye n'abawe ushobora gusanga babigara mu ishuri tutarabizi twese. nabo babaga muri vacances shokora bakanakundana. Ku rwanjye ruhande rero uyu munsi ubundi ari kuzagusaba nkazaza ko ndasaba ikiganza. kivuga iki Ikiganza kivugira ijambo rimwe. oya banza kisobanura Oya buri hari n'umuntu wandumyeho banza umbwire ni kivuga iki ikiganza ni ikivuga ngo kuva uyu munsi njye nawe rwose nta kibazo dufitanye. ko ari wowe uri kukizana ariko Vuga icyo gisobanura icyo kiganza Iki kiganza cyo kivuga kiravuga ngo ibiganiro byanjye ntabwo bizigera na rimwe byongera kugutwika kuko simvuze ko nazavuga kuri Karegeya, ahubwo iyo nzamuvugaho ariko ubwiyunge burabaye. Ubwiyunge rero no yasibye asabye imbabazi ntabwo ari ubwire oya musobanura ibintu neza please erega amagambo yawe arimo arangiza ikigamije asabye imbabazi ampaye ikiganza kubera yuko icyambere Karegeya n'umugaturika nanjye ndi umurokore. Rero icyakabaye kiduhuza ni Imana ni Kristo umwe. Imana imwe oya banza uvira ubukwe bwa Minyawe se ugira ngo nawe afite platform kuba namutuma umuntu hamubwira ngo duhure. Hari n'umuntu yarabwiye ariko jewe kurwanya iruhande na Karegeya numva ntacyo twakabaye dupfa. Rero famille ya Karegeya dufitanye famille dufitanye umubano, yewe no gushyingira twarashyingiranye. Kubw'iyo mpamvu rero ntacyo twakabaye dupfa. Ejo tuzahurira ahantu ari we usaba umugeri cyangwa se wagize atariko ntabwo nyangiriza wabyumvise neza we nanjye singiriza yewe banza kumva ngo urabikoreshwa n'iki yo namaze gucyura ahubwo ngiye nitumire muze Karegeya nk'umusaza mutume kuri papi Ndahiro. ntabwo dukora muranahurira hano ariko umwe ntabwo buzagira nk'umunyamakuru tumize mikoro arabirabugeraho nk'umunyamakuru w'umwuga papi ntabwo nakabaye nterana amagambo na papi. Oya ntabwo bikwiriye ariko yarayakoze ni papi ariko ugasanga si byiza. Hari ibintu rero byaje ngo uruhande runuru oya ntabwo ari yewe kugeza uyu munsi Karegeya niba wumva rero kuvuza iki uzajya ubanza uhamagara umbaze ariko ntumvise ikiganiro nambwiye ikiganiro ujye umpamagara umbaze. Conscience yawe Claude ibi bintu wabijemo urabyumva wabijemo bisangamo abandi bantu conscience yawe yakaba ivuga ngo ko ngiye kuvuga iki n'iki kuri kanaka birafatwa biti urabyumva niba ikiganza umpaye ari ikimbabazi naho kwiyunga byo dusanzwe twunze kandi kwiyunga nta nubwo byaba itegeko kuri mbana n'abantu bose urabyumva. So mbere yo kuvuga turida duhamagarana wowe ntabwo ushobora kuvuga uti uyu muntu ko tujya kungana ko twashakanyemo ukamenya ibyo ugira iyo nshuro ukayihorera iyo nshuro ukareka kuyica uzayica ahandi kuri Karegeya nzayihorera no guhaha uhahisha umuntu umukwe cyangwa ba mwana bawe iyo nshuro urayireka. Ibyo rero sinari ndabizi ahubwo ba mwana iyo nshuro uzayireke uzayica ahandi iyo sinari mbizi ahubwo wowe Karegeya wowe uri umusaza dutegerejemo umuyobozi kugeza ubu n'ejo hazaza kubera yuko umuyobozi w'iki afite imyaka 54 se ni waba senateri ni waba umudepite ni waba none reka nkubaze wowe utanga ubuyobozi ku myaka 54 nkaho iyabanje ntari impari buriya rero iyabanje uzi ko uyu munsi wa none uzi ko ari umuntu tujya kubona tukabona yabaye depite atarabaye gitifu atarabaye name bipangirwa hehe urahazi ni abanyarwanda babitoye ayinya none abo banyarwanda bambonye kuri 54 40 se ntago uzi ko buriya hari ibitekerezo bajya gutanga kuri radiyo utaraza kuri kamera kuri televiziyo ubu abaturage rero batangiye kubona ibitekerezo byabo ko
Claude reka nkubwire naguye ngo waje muri bino bintu hasanga abandi shisha make uzi gushaka amakuru ariko uburyo yatangazamo nicyo kibazo egera abantu utigangaritse umenye ko ari abagutanze kandi bafite icyo bakurusha ujye muri uwo murongo wivanga iby'imyanya bireke sibyo sintunze ngiye kujya muri pansiyo ntako kantu rwose uratandukiriye sibyo ko umuyobozi sinatandukiye ko bataramukugira oya umuyobozi ibyo tubyihorere oya kuba we ndiwe ariko ntabwo aribyo byanzanye ni nka bya nanjye wibizana uyu ni umusaza abaturage bashobora kuvuga bati Karegeya ubwo waba warigishije ivanjiri kaje ngende umwarimu w'indimi tumanyerera mu bijyanye n'indimi sasa wewe eza kubera iki byarindiye ubukwe bw'abinyeye kugira ngo kino gikorwa kiba ari bwo kiba ubukwe abantu b'abagabo buriya reka ibintu bihuza abantu ikibazo kiri hagati yanyu mu gicoco ariko nta cyari gihari na ubukwe asabye imbabazi nta kintu ubukwe imbabazi ariko yarakosheje ubukwe oya musabye ubwiyunge oya nta kwiyunga ntabyo urumva hari n'uwo wantumyeho ndamuhakanira musabye imbabazi ubwiyunge uteze maze hari cyananije niyunga rero zo mu buryo yewe umva natumye natumye Oswakimu ndamubwira Oswald mutuye Yesu ntabwo yambwiye ko wamusubije yambwiye atari kuwakunga na Karegeya ndavuga nti jewe rero rwose ntacyo naba mpfa n'ubundi nge namusubije rwose nyine ubwiyunge nawe nkeneye kusaba imbabazi niba ari byo ukoze rero oya impamvu zihari rero dore nabanza nkakubaza wabuze abagore nigeze nshaka mwirangamimerere noneho nkagusaba imbabazi ku isimbi ku isimbi wakwibye ibikoresho n'ubundi oya ndabyemera wavuze oya irangamimerere yavuze irangamimerere irenze ebyiri kandi sindakora irangamimerere irenze kabiri urumva rirenze rimwe ariko rirahari oya irenze rimwe ndaryemera wabyumvise neza ariko yaravuze ngo mfite irangamimerere rirenze ebyiri irirenze ebyiri ni ukuvuga ngo yarengejeho mu yandi magambo arasaba imbabazi nanjye zimusabe yaravuze ndamusubiza icyo kiganiro harimo ijambo Pastor Claude harimo ngo tewe yisi ikigoryi igihe yari yisi ikigoryi yewe nasubiyemo wowe waravuze ngo uyu tewe yisi ikigoryi noneho rero wari kuvuga uti wowe wabanje kwemera ibyo tewe yavuze kugira ngo wemere ibyanjye oya urumva warihaye agaciro oya waravuze ngo mbwira niba navuze izina ryawe waravuze ngo udafite uhubagurika ibyo reka nemere ntawe udahubuka uhubuka ntabwo udahubuka buriya iyo umuntu iteka avuze ati ariko aha nakosheje aba yahubutse wabyumvise neza kuko muze Karegeya wa mugore wo hanze umuregana na Dine buriyo yemera ubwiyunge Karegeya ari kumusaba imbabazi kavuga ati ibyo navuze nabivugiye kuri televiziyo none mbabarira ibyo ni ukuvuga ngo yabivuze atabitekereje uko si uguhubuka hanyuma rero sasa guhubuka nta muntu n'umwe utahubuka ahubwo ikibazo ibyo avuze abivuze guhubagurika none aravuga ngo ufite irangamimerere ribi cyangwa ritazwi aho niho rero muzehe wakomerekeje umwana muto umwana muto bivuze ngo nawe ukeneye ko bagusaba imbabazi yewe mwirangamimerere uzi ko mwirangamimerere ubuzima bwawe wabujyanye ku mihanda dore ubwanjye wari wabubona ubwawe nzi uvuga ko umuntu yagutaye agatwara n'ibikoresho kwa Sabe ibyo narabivuze waje nabi rero oya ntabwo naje nabi ubusa privacy y'uyu muhungu turayizi noneho rero bibiri hanze muri rya rangamimerere rizwi cyangwa ritazwi muri ya ntuze ya background mbi cyangwa nziza iyanjye ni nziza kugira ngo nyikubwire uzabaze uyu uyobora Rayon Sport ni Murenzi ya Rudara arayizi irangamimerere intuze yanjye arayizi Dr Vincent Biruta arayizi aba bantuze hari n'abandi benshi bayizi simbivuze se noneho rero sasa buriya Karegeya mubwire imbere yanjye hari abadepite babiri umukato waciriye muri komisiyo y'amatora nanjye ngo ninjiye mu nteko nikubwire noneho wajya kumudefite aho bipagirwa we nari nasohotse ku rutonde muri liste muri campaign njyamo imbere yanjye noneho
hakatirwa babiri. Iyo haza kugira nk'abandi bagiye gutya nanjye mba nasubitse nkajya n'ubundi biracyaza ariko bashobora kubaho indi oya myanya. ubu sinasubira Niba ari babiri umwe bashobora kumugira ambasaderi. oya byarangiye hari muri 2013. Aha rero turaza muri ibi bintu ntaraza muri ibi bintu aha rero ndashaka tarivanga rero magambo iyo aza kuba muri ibyo bihugu byo hanze iyo umuntu ngo yiyamamarije kuba umudepite ngo baranamuhemba kubera ko aba yagize ubu nanjye mbafata kuba umudepite. Pastor Crow bivuze ngo nawe washakaga imbawe za Karegeya. Oya we urumva twese ni bya bindi bavuga gutsindagurana. Yamaye bakagora undi yavuze ko byitwe gutyo. Urabyumva neza yazinsabye nazimusabye twatsindagurana. Bakagara undi mbi cyangwa nziza. Oya ikintu uvuze cyabaye. Urumva bakagara undi bakagara undi yanjye ntabwo yayisobanukiwe. Oya si ugutinya ntabwo ntinya. Oya ntabwo ntinya. Ni ukuri kw'Imana kandi umva nyine nkubwire Karegeya ni umugabo wubatse ufite abana. Nanjye ndubatse mfite abana. Urabyumva neza rero background mbi background mbi cyangwa wabyumvise neza aho rero nawe ubwe ntiyarabizi yavuze ko atarabizi ibyo yarazimo bimwe muri byo mubwiye ko byari byo uvuga ngo umwirondoro w'umuntu uzwi cyangwa mubi ibyo rero ni ukuvuga ngo nawe ubwe yavuze ibyo atazi. Mwabyumvise neza wagize ngo si ibyo se ibisigaye kwisha maneno. Ikaze TV Rwanda zamuka TV asigaye tuzamuka. Bibiliya iravuga ngo urugo rwiza ijuru ritoya. Yego abantu benshi bakunda kuvuga ngo ubukwe nicyo gikorwa cya mbere ushoramo amafaranga atazagaruka. Bibaye byiza ukundana n'umuntu mwakwigendera koco n'ubundi amafaranga ushora mu bukwe ntazagaruka. Uwo byumva uwo ukunda cyangwa se ibyo ukunda ubishyiramo iby'agaciro. Yego uwo ukunda cyangwa ibyo ukunda ushyiramo agaciro. ushyiramo iby'agaciro. Ushyiramo iby'agaciro bivuze ngo amamiliyoni yose watakaza ku mukunzi mu buzima hari ibintu bundi bitatu. Hari ugushyingira, hari ugushyingurwa, hari ukuvuka, gushyingirwa no gupfa. Ubundi ubukwe bw'umuntu ni butatu. Ubukwe bw'umuntu ni butatu: kuvuka, gushyingirwa no gushyingurwa. So Pastor Crow mbere na mbere buri mu bagiye gufata irembo Eminyawe buri mu basaza bagiye gufata irembo ariko Karegeya nabonye nawe ndaje mbihate mu kanya. Urumva icyo mwazanye kimwe. Yego twabonye uri mu basaza bagiye wona Ndahiro Vince Papi uyu munsi nabwo turabona uri wo musaza bigambika ingofero Eminyawe. Ntabwo mbizi kubera yuko muri gahunda ziteganyijwe giwe natashye ubukwe nkuko mwese muri hano usibye ko mbona mwebwe mwaje n'amakamera n'amamikoro nawe wayiza nta kibazo. Uko biri kose ari inyuma uko biri kose Ikaze TV Rwanda iremewe. Mwese yo muri hano ushobora gusanga hori arimo arafatira Ikaze TV cyangwa mwese mushobora kwa prodingira Ikaze. Ikaze ni yanyu muremewe. Nibwira ko rero Eminyawe we yambika ingofero arahari. Byo byose yarabiteguye. Ariko ngo yarahindutse amakuru dufite. Simbizi. Papi ngo ntago ari we musaza mukuru uyu munsi. Ku murongo w'abambikwa ingofero Eminyawe afite bene wabo, afite famille avukamo, niyo abase abatakiriho afite base wabo, afite bene wabo batandukanye cyangwa afite n'abakunda abo kuko muri uyu murimo dukora wizi mbuga nkoranyambaga hatugiramo inshuti tukagiramo n'abanzi. Karegeya ntidusuzanyije ejo ntanteye rokete nanjye nkamusubiza nkohereza sukoye kuri we ariko turasuzanyije. Ibyo rero nta mpamvu n'imwe. Yego usibye ko bitari bidakwiye. Ni ubukwe bwabaye bwaragizwe imijugujugu myinshi cyane ariko ibyo bihe bikomeye Eminyawe bicamo Kigabo ndetse n'umufasha babiciyemo bageze kuri finali. Ni jambo wabwira Eminyawe avuga ko witwaye nk'umugabo muri iyi minsi ikomeye yaciyemo. Ijambo nabwira Eminyawe cyambere kamaze ashimire leta y'u Rwanda by'umwihariko ishami rya polisi yo mu muhanda ryatugire neza reka turekurira Eminyawe. Ibi ntabwo twagira tutabivuze kuko iyi tariki ni tariki tutakabaye turi hano kubera ko murabizi ko Satani ni umuntu urwanya ubukwe. Satani ntishimira ubukwe.
umusore ashobora kujya kuri moto agakora impanuka, umukobwa byagenda gutyo kugira ngo ubukwe satani aburwanye. Rero murabizi ko satani mu cyumweru cyashize yarwanyije Eminyawe amushyira mu nzu y'imbohe, ariko Imana yaje kumukuramo. Ibyo rero reka dushimire Imana